noneho twagiye muri club duhinde tubeho nakore tugiye muri club nyine kwa kundi handi bakeje usanga aba baby nyine tuziranye tu they are not my cousin but they are my friends like let me make it clear urikumva and then nyuma man ntabwo urumva ntabwo aba baby bari kugenda kandi kumwe nabo ngo bagiye gukorera ahandi I was supposed to sleep with them bangahe there was two bari babiri mwanariye threesome yes no we didn't ndi Musanze mwana ntabwo uri kubazi bari basohokeye Musanze ntabwo bari Musanze nabo nabi Kigali ngiye ntabwo mbazi nabi Kigali ariko biga bihimba ari Ines ntabwo mbizi biga muri Ines Felix arangije aravuga ati reka mbakomezanye Felix yagiye ibyamubayeho Felix nabyazi yagiye kwa kuntu abayigize umutomboyi ngo ngaratama ibyana kuba ibyo byana nibirezi imbere rero byo byabigize imyuga yageze mu cyumba ubwo ibyo byana bari byo bimubirindura rero biratuma mena umuceri man kandi tuba twabaye abaji twabitse amabanga uratuma mena umuceri man oya tubire yari umuceri ngo rina agajya be oya banakume ndi numena umuceri nanda umena rina agajya be Ese wamena umuceri wari gute ku Musanze sha ndawumena ndashaka ishishiki ni Musanze baramuza hari uduhungu bakundana nawe erega rina nagara abagore gusa oya nagara umugema ntabwo umuge mwizira rya aho namvugana nubwo bashaka we kume shamana ntabwo ndi umuge ese cyangwa biterwa na video man yego niyo ugitekereza gutyo ya video wapiyo irambana ese Musanze ni ibyo byahe oya dufitanye story biri Musanze sha ibyo Musanze mana byadanje niko kundi muri ibyo byari byakujyanye Musanze reka nkubwize ukuri ikintu mbashije kubona urumva sha reka nkubwize ukuri niko nani bamwita de nani yagiye mu ntara nagagenda wenyine amanukana udukobwa uburetse gato kumbe Felix ya kare kose impamvu mbwira ko nta swing n'abagabo ubona nta kigenda mu mujyi wa Kigali kumbe oya man byasho ariko ubwo difa nimba ushaka kumenya iyo story neza ukuntu ibintu bimeze urumva nada makuru ye na se uzareka tubivugane iri impamvu avuga gutyo mani ndayizi to ako ngiye na kareke ariko ako nyine wa abantu screen menya ariyo Godfather ari kubura network asimba ako rimano zikuboneje abantu sizi ko bagira ngo nibyo man ariko se ntukagira complex oya man agari byo arabeshya bro asa ntabwo rubizi ko nayinsigaye nkundana na Fabros man yarabiretse kuyabireka none se nicyo cyazagiro no reka reka kubwira ifi nose ngo hamagara Fabros umubaze man arega ni petit frère si inago bikubwiye se Fabros MC Fabros no reka none se Fabros Musanze nose bakunda na Felix oya ntabwo twarabiretse twaba tubiretse ariko ubwo byaje nyuma y'abo bana murakundana kuko ejo bundi burabyibuka aho twari turi fanfare usibye n'ibya fanfare n'ingiri kuri profile ziwe to ako ibyo ngibyo nyine ni ukujya mbana imbembereka ko nyine ibyo ngibyo ni ukubeshya nyine nganyumvira oya ni kugira ngo abantu bajye bagira ngo sibyo nyine kandi ati ngiye hari umuntu ndyi wabo ngiye nambi sharatse ibyo ngibyo mpamvu uri kuri profile ngo ni ukugira ngo abantu bajye bishuka ko mukundana ngera ndi bisection is straight man Felix urabyibuka ko nanjye no kuzana urufunguzo rwa room niba nasanze mugiye ntabwo twigeze tuyijyamo ibyo barabeshya man n'ubu ntabwo bari gutapinga fungura kamera ari abaginga ntibari gutapinga ariko mwari ndifungura kamera dore navanye ifoto yanjye ntabwo bari gutapinga aba baginga n'ubundi narasenze
Shari shyiraho kamera nise umva se yo Shyiraho kamera. Izi none afite ukuntu ajya yirya. Njyewe ntuje wirya iminwa. Urumva? Keretse nawe ese sha warakize sha ufite ukuntu ujya wirya iminwa. Varamo ingofero. warakize mwana afite igitutamana hasi uramukwishamo ingofero kubera ikigo diva ntabwo ngenze kubinuza my boy ako shari hari igihe wunzira ukanzira Ariko se ugashaka baye utagiye kuzana ikiku niba avuze ko twarajyanye n'abakobwa bagenzi bawe ntibisi bisanzwe. ikintu natanga ubuhamya kuri Flix yarabiretse ntabwo akibikora Ntabagitsindana. bwari ubwa nyuma Yabikoze yasabanye n'abakobwa bwa nyuma. bwari ubwa nyuma na mbere sha pipa ara bebe nta cyari kirimo pe sinkubeshye wagezeyo usanga nta mutamiro harya niwe wambwiye ngo wasanze ari kunuka sinzi uwo mani iri kamera gapfa ndigendeye urambwira ngo mbega ngo mbana weyi oya ntago ari njye mani oya hari uwo wambwiye uravuga ngo yakuyemo ikariso ngo ugira ngo arahemye sinzi uwo wambwiye nimba ari indi ntago ari njye mani umushuti wanjye akareka oya ni wewe bayi Nubwo urajya mu hano. Okay. Ku rundi ruhande reka mbabwire nubwo tuba turi kurishyira. oya ikibazo ntabwo aba ari ukunuka ni uko baba babyinnye muri club yamara kubyina agahita agenda ahubwo njya nibaza ukuntu babikora ukagenda manza ndata Felix turi ari tubiri. serima kandi bari ntabwo yabikoze nganyumvira Bagize bate? barasomanye gusa ntabwo bigeze ngeri rero ahantu twatandukaniye urumva cyakoze ikintu nkundira Flix ni umusirimu yasanze icyo cyana kiri kunuka ahita agitahuzo kabisa Flix ni umusirimu kabisa Ese bari babiri no ese bari babiri Kabiri. uwa kabiri we yari straight yakundaga abahungu kabisa ari straight Yaramwimye. akora imana isuka uziko mani mba numye ubungubu ndi kukura nkumirwa ndagafa Flix arabizi ndaguko oya byara Flix ntabwo akibikora asigaye afite umusheri bita MC Fabulous wimusanze sibyo Yabivuyemo. oh ibyo man I didn't try that shit Kandi none se ibyo ariko se bite byawe ariko se ariko god for one tag DM mwese neza Okay reka tubireke ntibize kugira comfortable. ubwo muri Reka tukugaruke hori. ubigize ubwiru mu bigize nari WhatsApp ndaje ndebe umva se man yo boro man muze nuko nisobanura ako nyine izo boro ntago aba arizo tu Okay tugaruke kwa ari niko nyakupfa we. Mbwira rero. baye nka mukecuru wakasha urwa Nihangana. None se wabwangatiwe umva nkubaze. Ubu nagiye ko naragiye nabona. Yewe cyane mubizi kuri. bari bagutuka igitutsi kikaguye Bugaga Cyatugeze kuri. Umva. No. Uretse gato. Ntabwo urajya gupfubura umuntu ngo akuryohere wumve nyine ubuyemo nawe. njyewe uyu muntu cyakoze uyu muntu afite amafaranga menshi mba numva ryoshye kurusha abandi none se nuza didima yo Fabulous si mwiza none se ko numvishe bamukoresha nka pranka oya ntacyo bubasa n'ubundi nawe ni pranka uba wamushyize kuri pranka oya uramwana ni neza mbabarira ukoresha social media ziwe uprankinga abantu ko oya kareka Umukondo ukarya ibyana. genda mu posting ubundi ukarya ibyana. Flix nguhamagaye kangahe mwitabye rimwe inshuro mpamagaye ntago zindeba ariko manisha akori ninjye muntu tuziranye akori ninjye mu bebe mumaranye igihe oya urabizi kabisa byose ndabizi utaragira
umunsi umwe nidushwana uzirinde kundakaza. za video cyazigira man. Thank you Idi. ntabwo ngenda nsiba video. Thank you Idi. Umuntu ujya ugutabara ni uriya mwana mwari muri kumwe kuko urabizi ko Sha hari nta nude irimo whatever, nta kintu mfite ubwoba. naho shati gari gafitwe kabisa. Ni gute twisanze ahantu? weho uzirinde kuba umusitari kurenza kuri evuri. None se kankubaze ni none wazaguma ahantu ari ngiye kukubwira uretse gato umbabarire, ntabwo umbabarire kandi ntubyakire muri negativity, sibyo? Turi kuganira. Yes. Ufite nimero y'akazi? Irahari, mfite niyo nkoresha bisanzwe nk'ubu ngubu. Kandi wavuze ko abadamu hafi abenshi, wavuze ko abadamu benshi bakuze bafite icyo kibazo, bakeneye ababapfungura. Ubu ngubu ugize gutya, hari igihe uhura n'umukiriya mutavuganye umwanya bakaguhuza nawe ukagenda ugiye kumureba ukamubona mukamenya n'uhageze. Abenshi nubwo tuba tuziranye kuko ntihagera umubona gutyo ntiyaguha amafoto yiwe ko nta n'ifoto mwafatana ko biba biri sekirite. Umuntu ufite umugore, umugabo n'abana biba bigomba kuba ari sekirite, kuko hari n'igihe ugasanga mufite abana, ugasanga abana be ni inshuti zawe. Kuko ni benshi nagiye gusanga abana bari inshuti zanjye. Okay, ngaho reka nkubaze ikibazo kimwe. Ubu ngubu uramutse ugiye, twaje gusanga ibi bintu bitagira umupaka, umubyeyi wese uvuze ko yakwisangaho, sibyo? Yego. Ubu ngubu ugiye ugasanga umuntu baguhayemo pase ni mama wawe, wabikora ute? Nakubwiye ko umuntu mu gihe cyo mupfana ari mama wawe na mushiki wawe. No, wakwirukanka ugasubira inyuma. Ndashaka kugira reba iyo image muhuye musanze mu cyumba. Okay, usanze ari mama wawe urijijisha, ntabwo umwereka ko ari weho banurira, kuko urumva nawe aba agiye mu nzira, ibyo aba yagiyemo nawe ntabwo aba ari sawa. Urumva mwese nta muntu wabona icyo asobanurira. So bivuze ngo urabizi neza, uretse gato urabizi neza ko bari ba nyina b'inshuti zawe ibyo bagiyemo biba bitari sawa. Nawe urabizi ko bitari sawa nyine. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari sawa aho kubaho utishimye mu buzima bwawe, wakora buri kimwe ngo wishime. Ntabwo, kuko urabizi, ariko uzi kugira umugore amara imyaka 25 atari yishima mu rugo, kandi urabizi ko umuntu asiga se na nyina agiye gushaka hari ikindi isaba akurikiye, si ibyishimo. Njye ntabwo mbajajinga, nta muntu njajinga, njye mbona ko biriya bakora njye bifata ko ari byiza. Ese ntabwo utinya ko umunsi umwe nk'umugabo ashobora gukurikira umugore we bakagufata? Ndetse hari icya mbere, njye niyo yamfata nta kintu bambaza. Icya mbere, umugore turi kumwe ntabwo ari under age, si umwana ngo namushutse, njye se mfite ikihe cyaha? Uriya wagukubise urushyi nyuma yo wagiye kumurega? Ntabwo ntari kumurega hese. Nararuriye pfira muri Nyagasani ndicara nyine, ariko urumva ni naho nakuriye inoze, ni naho urumva ni naho wafashe ko ni kera nyiri muto. Urumva ni naho nakuye experience ko umugore niwe wambere twari duhuye, niwe wandangiye abakiriya be, niwe wandangiriye undi mukiriya nahuye nawe, uwo mukiriya nawe wandangira undi w'inshuti ze. Ni gutyo nagiye. Uwo nguwo nyine mwasomanye byavuye kugira ngo musomane? Hari club nakoragamo y'Imusanze yavuze ngo uwo nguwo yagufashe ku ngufu cyangwa hari club y'Imusanze nakoragamo bitaga Cascade. Nakundaga kuza kudijamo nkabaha indirimbo za rumba. Hari umukire w'Imusanze yari afite uruganda rw'inzoga, akajya aza ari kumwe n'umugore we, nkabaha rumba. Umunsi umwe amatipu y'amafaranga asohotse hanze, nsohoka ngiye kumushimira nyine, ndamubwira wakoze n'iki, turaganira dushiduka
turi gusomana rero umugabo we aramushaka muri club aramubura ahantu hose ubwo yasohotse nyine dusanga hanze ni ubwa mbere nitsomanye n'umugore umuntu mukuru nibwo yankubise urushyi nshaka amabuye ndayabura kandi nicaye mu mabuye hari urushyi bagukubita rwita ipfunira ku buryo umva n'ubu ngubu iyo dutekereza ihita numva mani none se nyuma uwo mudamu wongeye kuza guhura muto nyuma yaho urumva ko twe twaganiye namuhaye nimero ziwe nyuma yaho yigeze yarampamagaye tujyana muri hoteli bita Fraja nibwo twahuye nyine nyirabwira ko harimo amafaranga hanyuma aza kumuza n'undi w'umugore w'inshuti yaguhaye ngaho icyo gihe icyo gihe twe twavuganye 200,250 kubera ko yayongeye kwa ko urumva nako burani nimba namushimishe simbizi bwo yamaye tipe agukubita tipe niwo mukiriya wa mbere cyane uyu mukiriya wa mbere nagize kandi Imana ijye imuhumugisha ni ukuri Imana izamujyane mu ijuru yajyaguriye imipaka atuma nyine nkura no mu bitekerezo menya ko ikintu cyose ufite mu biganza cyaguha amafaranga urumva ni umugore w'imfura Imana ijye imuhumugisha izamuha ijuru kabisa ngewe ateka nkora advertisement baba diaspora nari umupfubuzi ufite passport uzakora n'imipira yanditseho turakora advertisement rekarara Godfather Godfather we ntabwo aba yabyumvise ariko ugiye kureba akazi abantu bose bakora ni akazi keza mani kabaho none si ubu wowe Godfather ubyaye umwana wakemera ko ajya kudija w'umukobwa muri club akarara ijoro ryose igora wowe ntukajya uvuga wowe umwana wawe avutse agasanga ubu hari umuntu urusha DJ Brian kuba umubyeyi mwiza mu rugo uzi yageze Brian ni inshuti yanjye iyo muri kuganira mutashe muganira ariko iyo mugeze mu rugo aravuga ati mu rugo ari umwana wanjye ibyo mani ibintu tuba twaganiye kuri street mu rugo ndi umubyeyi kandi ni umudije urara dija mu kabari mu mayoga n'icyo ariko yari mu rugo aba ari umubyeyi Brian no mu rugo aba yambaye ibitenge ibintu mu Rwanda inteko y'umuco irabizi ko ari aha tugeze turanasenga shu aba DJ buri wa gatanu mbere yo kujya muri club wavuze ati umuntu avuze ati akazi k'ubupfubuzi ibyo by'ubu DJ no ku bakobwa ubu video vixen nabyo byavaho kuko n'ubu video vixen bira ntabwo umuntu hari umuntu ushaka kuvuga ati uyu mukobwa wanjye yajya gukora akazi k'ubu video vixen ni ibyo ngibyo kandi ubupfubuzi ndakeka ntaho ariko mwana uzi yuko ari umubebe nahamagaye ejo bari gushaka umubebe ubyibushye wajya muri iriya clip ya Joe Boy na Bruce Melody mwana mpita mpamagara umubebe inshuti yanjye nasaze nyine numva ari diri umukinnyi ahita ambwira ati bro papa yanyiciye video yayibasibisha ni ibyo ngibyo nyine bamabwira iyo video wagiyemo ntabwo nagiye naho nari nyirimo bashaka umubebe ubyibushye nyine usa nkaho yakina rurego arabura bumva ngo ubupfuzi ni akazi gaciriritse bro ngiye mfite amafaranga yanjye ngiye mfite amafaranga menshi waragaze fam ngiye naragaze mfite inzu yanjye ndi kubaka n'iki ibyo rero byo kuvuga ngo ni ubupfuzi nubwo ese Didima ko yavuze ngo Imana ishimwe yabonye boy njye se naramubuze anytime namuhindura nkafata undi njye ntago nyina aha DJ Flix ni bad girl njye ntago mbaho somi urumva urarenze nshatse nawe nigiri black cyangwa nigiri rich whatever I'm kidding ese umugirlfriend wawe bwa mbere ukibimubwira akazi ukora yabifashe gute kubyakira byamufashe igihe kingana gute kugira byakira bimenyere urumva yari abizi kuko ntabwo ukundana n'umuntu ntabwo nkundana n'umuntu tutabanje kuba inshuti ntabwo nza ngo nihite umukobwa numva umukobwa dukundana tubanza twaba inshuti tukaba abantu none kamubaze aya masaha sha edicece kutiteranya n'abantu ukuri nyereka sheri wawe yajyaho kuri nurase kuri keretse nyikorereje diyo mu mafoto yiwe ugahita umudarapa kuko nyinshi mfitemo amavidewo yiwe n'amafoto yiwe ndakeka nyinshi uba wambaye ubusa ni utuvidewo twe mfite ko kuri sinapu harya videwo zijya muri ayipurime hano kuri nurase amavidewo ntabwo ajya ajyaho